Iza bigutatse Rwanda byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize ngo umuntu ushonje tavambo n'umurembo. Money will get you peace whatever you want in the world, man. See. Yo. Right now, ndi mu Rwanda ngiye kwereka Apollo kugura ifamu za Kayonza. Azagura ifamu za Kayonza, shoferi agiye kuza kudufata mu kanya. Imodoka nziza y'umukara byose mwaba muri kubireba. So right now, umunsi wa gatatu ndi mu Rwanda, murabizi ko mu Kibana mu Rwanda ariko mu Rwanda nyine buri weekend mba ndi muri Kigali gusa. Ngiye kugaruka physical class ifungura mu kwa munani. Online class yo ntabwo yigeze ihagarara, iri online. Nyuma physical VIP signals group murabizi ko ijana na karindwi mirongo ine ariko nitumara gutangira challenge ya $50 to 50k. Fees yo kujya muri VIP signal group yatinduka $1,000. Ngiye kwereka ukuntu tubayeho aka life gatoya uyu munsi karo gatoya nkabereka gatoya. Hano rero ndi kubona hano Apollo ufite TV nawe ushobora kumva imiziki. Hano hari igikoni ikora abarimo aga fridge man ushobora kwizana akabyeri kare gasigaye. Hano noneho twebwe baba bafite n'ibintu byinshi bijyanye n'ubuzima. Uramutse ukomeretse ushobora kwivuza. Hano dufite imashini ifura, ubona umuntu ashobora gufura dore iracomekwa hariya ushobora no gufura. Right now ngiye gutembereza Kayonza, ndashaka kugura ifamu noneho mani. Ifamu hano turahera mu bwere, urabona akadushe se hari ikintu gatwaye kandi akadushe hari ikintu gatwaye. Njye nawugiraga muri dushe mani hasi urumva hano hari ibyondo bari gucamo iminyorogoto, ariko ubu ngubu life is becoming good man. Nago kiriya gihe mba muri ana ma etage nabaga hano mu Rwanda berekaga life posting kuri YouTube ariko byari bikuraje none Nigeria gihe mujye kuri IG asam.fx asam.f.x mumfollowing kuri account yanjye nshyashya man, indi barayifunze murabizi. Dore hano kiri cyupa nayo niyo ndambiwe njyewe ndahinduranya ibyumba kuko ndi umuntu munini man, ngomba kurara mu nzu y'ibyumba bibiri ntabwo narara mu cyumba kimwe. Hano bone rero nirariye ubwo ngiye gufata noneho managura inkweto mbatere story za dance ushaka kwikara Apollo cyadona muri salasi managura hano mbatere story je kwambara inkweto yego managura cyangwa na bitemo outfit kuri kureba ubundi shoferi nawe arabageza hano tutugeza Kayonza kureba ibyari byo men. Izi nkweto z'umukara mu ngiye ndakwiyambarira zirafite inkweto cyangwa cyose nyine tu kugenda hano ukabara muri class kugira ngo wigeze So our traders they kubwira abantu kuri story yacu bagakomeza twatangiye trading. Abantu mukora trading mumeje kubibabwira man mwitiranya kuba patient no closing time. Murabyitiranya kwitiranya ngo njyewe kuba patient ni process no kuba noneho waba uri gutakaza igihe. So hari igihe twebwe twahombye man, twahombaga buri gihe twara muri Rose. Icyo gihe twaraga muri Rose twari dufite ubwoba bwinshi man kuko dushobora gusanga izo Rose turimo twaba tubyiteye twaba dukomeza kurikira motivation tubona kuri YouTube zivuga ngo this is go stay patient ngo patient, don't give up. Yeah, it's part of the game, part of process. Yeah. None twari dufite ubwoba bw'uko ibyo bintu twe tuzi ko ari part of ngo losses are part of the game. Twari dufite ubwoba ko bishobora kuba ari byo ikaba ari part of the game cyangwa se tukaba turi gutakaza igihe cyacu twara rwose ko tutabizi ari uburyo twakabaye tubikoramo. Ubwo bwoba bwatumaga dukomeza gushaka iki strategy noneho idukora muri Rose kuko mu rugero uyu kamana yitwanyaga muri Rose kuva mu gitondo muri Gatera Joseph ku madararaga Atanu muri Gatera Joseph twikwamiye none twatangiye kutuvuga se umufaka dushira abandi dushonje noneho je twinywera kuma je twigura kuma kabaranje urumva
za nguvu na za kizoza urumva tumwera kuma ewana kugira ngo nitunabomba nyine stress zibenyeye urumva bana kora nabujije bera ko mugiye bana twaragoba byari bisazi mubone uno munsi umuntu spending amadolari 500 ku munsi akajya kurya muri restaurant nziza akarara boro heza cyaze urumva akagenda mu modoka nziza mani nubwo atayigure kabasha kuyikodesha ko ari igihe tutabonaga tutanatinyuka kwegereza imodoka mani ubyibuka se nayaka bike yabuze ahubwo nayaka bike yabuze kabonuka santere n'amaguru mani yes we santere n'igitsi kabisa kuzuba rya danje tugiye gutradingira muri Asbel twatradingaga muri Sibel mani kafe so abantu muri trading bababwira ngo losing is a part of the game, it's a part of what and what. Biriya bintu baba bari kubabwira bishobora kuba ari ibyo ariko bishobora kuba atari nabyo kubera ko ushobora kuri guhomba utari guhomba kubera ko atari part of business ahubwo ari part of your stupidity and the stupid decision ufata ushobora guhomba tuvuge reka dufate urugero wafashe amadolari ufite amadolari 1000 ushaka gutangira na business trading urafashe yashyirimo icyarimwe sibyo ayo mafaranga yose yashyiriye muri trading icyarimwe urumva mu kuyashyira icyarimwe hari ibintu byinshi wa trading hari amapawundi hari amayero hari amafaranga menshi nyine atandukanye yo ku isi wa trading agiye atandukanye noneho wowe ufashe ya mafaranga yawe $1000 cyose wakoreye mani cyose ukirisinze ufashe ugiye muri pair runaka ugiye nko kuri gold ufata cya $1000 cyose ukirisinga kuri pay imwe mani urumva ikosa ukoze icyo gihe ya pair uyirisinze amafaranga yawe yose niramuka itazamutse nkuko uri kubikeka ukoze buy wa mushoferi yarama kano gashati ngiye kayonza agahoteli ndi murare mu bahita bakamfurira urumva shoferi tugende se uri kuri gate reka tuze nani minute ibiri poa Mr. Yves ufite swaga vibe za danje zigomba guhoraho kabisa poatrage rero bwe naje hano barazanye style ebyiri hasi no hejuru hasi kino cyane ikora ira kote y'umutuku n'ishati y'umweru ifite n'ingofero y'umutuku muri banki naza kubitamo ngiye gusohokana shiri wanjye mana boro ku mazi samuhazi ngo tugiye Kayonza ndashaka kugura ngiye ikibanza ifamu hari hafi y'ikiyaga mani nkazubakamo kabisa ikibishu cya danje abantu bazajya baza gusohokera abantu badafite projet nk'izo iyo umuntu avuze projet nk'izo ziri big utangira kuvuga ngo ngumva sha ngabarota narabwiye abantu tugendeye gufata amadolari 50 nyazamure agere ku amadolari 50 nyazamure agere ku bihumbi 50 by'idolari abantu batangira kumburira bani izo idea ngo ziri unrealistic ntabwo bishoboka Imana yafashe inyanja itandukanyamo kabiri Abisirayeli bumvaga bidashoboka haleluya amen none se wowe ni ndeho kuvuga ngo ntabwo nafite amadolari bagaye nyagire ngangaya ibyo bishoboka ibyo bintu ni ibintu biri easy man sinayindi imyenda nazanye Imana ko nari kuyigura se yendiri muri shop man ufite amafaranga ubundi imyenda n'ibiri muri shop iyo tugeze aha twebwe twambara nk'iyi shati nayiguze mu mujyi naciyeho ndavuga se ubundi ko nshaka kutarambara ibintu by'umweru muri iyo shati aba ari Imana ariko uburyo tuzingamo ni bya gisore rwose ntugore cyaze small money small cash hano ufite parufe nakuye mu Bufaransa tuno
umutwe banze reba ino parufe iyi parufe kuyibona mani ino parufe yakishira imishahara y'abakozi abakozi bafite amamodoka bacyura mani ino parufe yabishira imishahara y'amezi nk'abiri mutenge reba umuntu ufite akazi bamuha imodoka imutwara urumva imodoka imutwara akanijoro wari wabuze kino ndagitamo mukanda ukubona ariko awesome iyi saha muri kuyibona nambaye impeta ya Louis Vuitton mani kuyibona se iyi ni impeta ya Louis Vuitton reba neza witonze Louis Vuitton na money there you see the outfit man I'm going to be dressed like this ibintu by'amakaruvate wapi hano mu bundi bubyeri mani buno bubyeri bwo barabazanye nijoro nagiye kumuzana akabyeri ngiye hari igihe iri inyota se kinama n'inzoga iyi brand tuba turi kwamamariza ugomba kutwishyura okay right now tugiye gukiriyaninga ariko cyakugira inama abantu bose bari mu trading man niba uzi ko uri umutrader hari umuntu wamagaye mu gitondo arambwira gafite ibibazo uzi ibyo bibazo ngo adafite ngo yakoreye amafaranga iwabo ngo batangira kurinda uko agira amafaranga noneho ageze aho ngo arahomba mu gishoro cyose ngo yari amaze kubaka muri forex none gafite ubwoba bw'iwabo ngo ntibamenye ko nta mafaranga afite fuck isn't that no sense man? Yeah, it's fucked up man. Iyi tukaba twarayemo ikarita y'icomoye uri kubibona y'icomoye ukayikuramo hano warangiza ugakingura urugi reba ishani abonye aha wayibonye se ibintu byose bitabizi kugira ngo ibintu byose birimo hano bijyanye n'amashanyarazi ukore nuko iyo karita wajya kuyisuzamo hano reba none niba utari kumenya reba rimwe kabiri gatatu tekinolojiya so kano gakarita iyo bakaguhaye bakavuga umaze kwishyura amafaranga yawe hano wabona niba wamaze n'iminsi itatu ngo nishyure amadolari 50 n'ibihumbi hafi 200 bingana na 110 ari amafaranga umuntu asafaringa kugira ngo akorere ukwezi genda yishyura mani icyuma mani arabona araye amadolari 250 amadolari 100 ndaza gutangira kwereka video so guys ikintu ndi kubereka nuko buri kantu gatoya k'ubuzima bwanjye ni motivation kuri mwebwe n'abantu mufite amafaranga yanyu muri video zanyu mukavuga ngo uyu muntu nta kintu ariho dufite ibyo tumurusha ibyo mwebwe mufite uburyo mwabibonye mugenda ahereye kuri zero n'abantu bandi kuri zero mani kuri zero kubaho nta kintu na kimwe utunze mani nta mutungo n'umwe ukora yonyine ariko ngubu ese tugiye kureba ko twabona ifamu yo kugura kuri muhazi tugiye kurara muri hoteli nitujya mu modoka no kugenda dusashinga nyine hoteli nziza mani yo kugira ndebe ko nta hantu hasize amafaranga urumva hari igihe ufite ibiceri byabo asabetse n'icyumba mani kino cyumba nacyo wakibonye se dore umunsi wa mbere narayemo hariya wa kabiri hariya hari aboruderi abayemo n'abasare mani ushobora kubigura maze ubishaka ukora se iyo ugeze hano ukamura agacyayi ndarateka harareba amasahani n'amafoka n'ibiki byose move nyine ujye umuvinga ibintu by'ikuzi ubishe n'ingofero cyangwa nikomereza ku cyangwa kubizamo ingofero ntare
nkoranyambaga ngo z'abashakanye kandi urashaka kumva inama zijyanye n'amafaranga ataye kugira inama z'abashakanye ibyo bivuga akanyabugabo ibintu nk'ibyo trader man nta mutrader ku mwanya umeze gutya ikindi abatrader abamenta bo mu Rwanda mukeneye kuzana ba masomo ibintu byo kugenda ndikoramo kwikoresha utuvideo k'amadepresiyo ntabwo dushaka negative energy man positive swagger abantu bahore bari hot man ako George cyane shino umwana wari uzi kuzabitsa umva kuzabitsa kera nkiri umwana nahise nzaba umuganga yari mbaga nzaba ibintu byose none dore yabaye umutrader niba ari abantu babonebwe ba mbere babaho ni aba forex trader izi mpamvu irakayitse niyo mu rugo nawe twakora tubaye nazamuka akahanda kose mu gitondo nabizi ibyuya ameze gutya kugira abazabembe ibihumbi senkari mani ku kwezi ibaze iyo nashaka inzira ngomba gucamo kugira ngo mve muri iriya karitsiye mani ubu ngubu mba nyiriwe mbore ndi umuntu uraho nyine uraho uriregura nk'abantu bari kureba video benshi mani ugomba kwanga kuba umuntu usanzwe mani bikiri ibisazi ugomba kwanga kuba umuntu usanzwe noneho hano hantu reka tubatwikire katwerekane ahantu twaraye kino kigagi abantu bose barakizi kino kigagi abantu bose barakizi kuri TikTok hano bahita ngo iki Hogan uramwita David niwe master wanga Hogan mastermind ni mastermind wani ni Hogan apartment ibintu ngibyo yeah mu bakoroinge bagira service nziza nyiri umukiriya wabo yinge baguha discount ariko abantu bari gukora izi modoka bimeze bite buriya iyo modoka ni butubwira wereka iyo modoka urabona nagukurura bya bintu by'abanyarwanda bamenyereye gushika hejuru nagushikuza hano harimo akabuto ukandada soft money no buto washyiramo umuntu nubwo bitemewe n'amategeko ariko umuntu yajyamo cyaze so right now we moving gura mu ka gafanti ka sikito atumukandi akanyenyeri umugabo none se iyo ubonye abana bato nkatwe twiyemera gutya utekereza ubona ari bisanzwe aha
wogera umufu uzi story y'umuntu bamuhaye lift man muri pick up afite yikoreye niba ari injerekani y'amazi yikoreye kandi ari mu modoka yagiyemo akomeza arikorera ngo ntabwo nahise akayishyira hasi ni ubwenge bw'isi ubona bita bwenge bw'isi uriya muhanda ujya mu rugo rero twabaga hano mbere kera batarubaka umuhanda kera unoze batarayubaka hano habaga umugande witwaga wasaga na Augustin ino niyo nzu izaba ari inzu ya mbere nini muri Kigali ndende muri Kicukiro sibyo ino nzu ni ndende mazi kuko iyo uhagazeho ureba ahantu hose nubwo narayihagarara abona ni rero twari tuzare twashaka gukoreramo content nta kera turi gutanga reba none hano hepfo habaga ibiguruma n'ibigori akorera amazarima ni amafaranga abana b'i Kigali bafite amafaranga twebwe turi aho story y'umuntu bamuhaye lift man muri pick up afite yikoreye niba ari injerekani y'amazi yikoreye kandi ari mu modoka yagiyemo akomeza arikorera ngo ntabwo nahise akayishyira hasi ni ubwenge bw'isi ubona bita bwenge bw'isi nakoreraga muri iriya gare bereka urazunge yakoraga muri ino gare umuntu ukorera amafaranga menshi muri ino gare ntabwo wamukeka mubabwire ni umuntu wo kuri toilette mazi kuri toilette yakira abakiriya buri kanya bahoraho abakozi bo muri gare ziko gikora muri gare umuntu yajyaga muri toilette nk'inshuro esheshatu ku munsi mazi akoreza twigaga hano ruguru ujya na Joseph Jesi Nyanza no twakoreye primary 6 akagezi twarabahanga yabaga wa gatatu jye nabaga uwa kabiri nari wabaye wa mbere nabaga wa gatatu imyaka yose hari umukobwa bitaga Keza Anita yari yaranze kuva ku mwanya wa kabiri twagira Imana yaranze kuva ku mwanya wa mbere Imana yabaye mu content ariko motiva abantu aho ababwira muri post gusa iyo watangiye nakomereza no turning back si yose umuntu yicayemo warangiza ukabwira umuntu ukamubwira ati shaka amafaranga ukure mu bukene ngo ni ubusikamu wewe gushaka amafaranga ngo ubusikamu mana we umuntu ari mutinya yambabaza cyane tugiye Kayonza tujya mu mujyi bya wakoze tugiye guca ahahora Remera dushaka ahantu tugura power bank dukomeza cyangwa ari kuri gare we duparike kuri gare twinjiye muri gare dushake aga power bank wende twigende Joseph twe dukora trading de uriya muhanda n'uyu muhanda waratureze mani dore twaduteye twicaye kutateme mani tebe two ku muhanda mu Kenya twebwe twayaga tumara twigaga mu rugo mani twaraburije Joseph akambwira ngo njye ngo ni amadolari yanjye abiri Joseph waragezaga ngo ni amadolari yanjye abiri ugahita ugereka ikimitsingi nkwamo n'ikimitsingi cya danje bano bagabo aho bose bakwiye kwiga forex ariko barabahamagara ngo bajye kubanga free scholarship ngo zibajyane mu mahanga bakagenda bose bakitabira baba benshi ibyo bintu byarabaye n'ubundi barumva se ngo amadolari yanjye abiri nkavuga ati Joseph man iyo system nanjye ngomba kuyidevelop abantu bagiye ngo ugiye kubaha task ituma baba profitable man yamenya kuba profitable ukorera amafaranga ku munsi yonyine ntushaka ibintu byinshi niba twebwe akugeza ukuntu twabyibushye muri ya minsi buri munsi twakoreraga amadolari yacu 4, 5, 3 tujya hano hepfo gatenga aragahanda gacaho ku isonga kamanukamo agapeti mitsingi brushete n'ibirayi cyaze buri munsi twege tugomba kuva mu rugo tukajya mu kawa nimugoroba wabronze ariko uze gusigara amadolari yo kurya brushete n'akamitsingi n'ikirayi twabikoze baye kimwe cya mbere cya kabiri
tukagera aho none hari igihe twahombye niyo wazanye ibintu byo guhomba ngo indicator ngo wavumbuye indicator ngo wavumbuye ngo strategy tukagerageza tukamara igihe turi gushya kandi ubwo iyo uri gushya ako man cyaze forex isaba kwihangana iyo mbwiye abantu man ushobora kwihangana uzi ko uri kwihangana kumbe waragoswe igihe kiri gucika uri guhomba nyine kubera amakosa yawe kandi ubwo twahombaga nta twahombaga kubera amakosa man nyine yabaga ari amakosa muri trading ariko twaga turi kwiga nyine ibintu bishyashya turi kwiga demo twe turi kwiga natwe trading demo live account zonyine ibyo twe turi kudemo ujye uguruka n'ubona amahirwe se turageraho nka ryari mani Kayonza Kayonza ya makati ubwo tugiye Kayonza gushaka ifamu wowe tugiye gushaka ifamu yo kugura ahubwo tugiye kutadushyiraho internet turebe hoteli nziza iri ari ahantu itari heavy cyane kandi akagura umugore wanjye barumva nzagura umugore wanjye imodoka mbere yuko nyigurira kubera iki abagabo twaremewe gusafiriye ni yasopaka dupfuye umugabo ushaka soft life niba uri umugabo ushaka soft life uzabigaye bazajya bakujya gutya kakubayo kubera ko ntabwo wabona life iri easy ku muntu w'umugabo you can survive can never yo imodoka yacu babanje duhagaye kutugira ngo tubanze dukarabe dore umuduga nguriye uko ni umuduga man that's what Kigali boys we come for you Wizi nawe ni kono wizi yambare ngofero reba kono wizi yambare ngofero ibi ni inyuma gutya kandi remera abana tubona umuntu akorenga ndi burera abanga leta mu blessing umuduga umuntu araje turi gukatuza twakatuje mani urumva badukaturiye mani ahita avuga ngaba ndabazi ngo baba muri aparite bangoye cyatanu ku kwezi nguyu ngo niwe wigisha abantu bose ngo mu Rwanda bya forex mani uko umujamara yadukaturiye se yongeraho bitanu kandi turayamuhaye reba noneho ikintu tuguze iki ni igikoresho tugomba gukina iyi ni power bank ifite ngo niba bavuga ni MP wacu bari hampi 100,000 quadrillion z'amapawa n'utunyangingo inyangingo miliyoni ifite n'itoroshi ni quadrillion nta mikino no jokes ni uruboro bafite ibiboro 50,000 ni MP ibintu bya MP quadrillion ibintu bine hano cyangwa ni fresh iki ngiki ni ukuvuga ngo ko tugiye gutangira gukora amatrip igihe wisanga nko muri Nyungwe mu buryo butunguranye phone kazima kandi amafaranga yawe ari kuri telefone ari kucuruzwa bibaze uhombye muri forex ukavuga ngo nuko ngo utari ufite power bank trader mwige abamenta mutwika abantu mwabaye sigino ngo ntabwo nari mfite ngo umuriro muri phone mente utagura power bank urabibona gute si nyene yagakoni kutashyira ku rutugu ubundi kagakoni k'abakonyi nahita mvugiriza ushaka kuvugiriza ugahera umwuka neza cya kigo nicyo nizeho primaire muri kubona ntabwo kiri kugaragara hari abayita Sinai Hills Academy kuri wa musozi natwe twabona kuri hano ku Murindi hano bahitaga kuri segiteri hano hejuru no kuzana ibintu by'amabango bari gaze metani aha hari ikibisi hano iyi yari sitasiyo y'umushinga bakoze hano hejuru bahitaga ku karere hano na kuri
hano kino gishanga dore amazu yacu abaga hano ku burinda mbere y'irizo barayasenye amazi mu gishanga twabona dore nabaga ndi kwidumbaguza hano muri bino byuzi nyiri umwana hari abubatse iriya nzu hano bubatse kino kizu no haramutse iriya soko bajya kuryubaka nari umwana dore bino biti byari biri mu rugo bine by'imikindo dore nazaga gukina hano twajyaga gukina iby'abana muri ino mirimo mani mu gishanga twidumbaguza byari biryoshye mindset gira ikintu ubwira abantu bagukurikirana muri forex uwo muyaga uratuma amajwi tumvikana neza Wongere rusize. Wongere rusize? Wongere rusize. Ikintu gihari cy'umuko. Nyine forex ntabwo ari scam. Hano umujene ko nasigaye asa. Ikintu cya mbere, cya kabiri. Ase Jose. Kireye ubumenyi wanyu kugira ngo ukore bino bintu. Ubumenyi. Ariko abantu bagiye ugomba gufata position. Utafata position ukagifata ngo take profit nkeya, urugenda ugufata ngo closing. Jyamo fata amafaranga wowe uri ready cruisinga. Yashyire muri market ugande position appropriate. Set and forget man. Set and forget. You get? Yes. That's mindset. When it's a mindset. Chaze. It's a mindset. Chaze. Nanjye reka ngiye ikintu mbaza Joseph. Sa. Wize muri kaminuza. Nize civil engineering. Kamwereka abantu. Uyu musore yize civil engineering. Construction technology. Ngo tugeze Kabuga tujye kwanza dufata ka lunch muri la restaurant. Ni restaurant isanzwe. Twitema ka lunch ubundi tatugenda. Mindset ushaka kurya iki? Salade kabisa. Salade. Mugiye ari igihe twege HFM yatanze bonus ya $50 no deposit. Icyo gihe iyo trading kuri phone ebyiri bakakubona barakwiyongoza. Twege rero twazaga gutradingira ahantu hose hashoboka. Twaza gutradingira hano, twaza gutradingira mu masiberi kugira ngo duchanginge IP address. Baguhaye bonus baguhaye trading kuri phone. Ndababwira story nyinshi kuri ibyo bintu. Ivi ntabwo dusanya phone nene gukurikirana ari birangiye gutabifata muri group. Hano mama tujye ko blessing. Numero hano. Ntabwo wabizi ntabwo twabitegura. Numero uri hano. Ngiye kumuha 5. Abari banda. Hano n'abacuruzi ntabwo bari gusoma. Nagize ngo ni abantu bakenye cyane. Urabona ko baje gutega. Ngiye kwireba. Tujya mu rugo. Mr. Mindset. Tuvuye guporeza urabyumva ute? Life is good, man. Shit. That money we will make. Mpamvu umuntu dusa nk'abantu bafite ubunebwe. Tuvuye kurya. Maze kurya wowe ushaka gusinzira gake wumva nyine. Tubonye ivumbi hari hakurya muri ya karitsiye hariyo ivumbi koko. Iyo nyibukije wa mugabo nagiye kureba. Akambwira ngo ntabwo nsana amafaranga ashaka ko umuntu asana amafaranga. Umuntu n'ikimusuhuza nta no kwihangana ngo amereze. Uretse Samuel udasana amafaranga. Umuntu udasana amafaranga. Yani hohoterwa nacyo. Siko buramba naramureze. Emotional damage wowe. Emotional damage umwana uri kwiteza imbere gabwa. Yamba bashaka. Baramwibuka. Ureba umusazi kabisa. Budasana amafaranga. Sikuntu we yasaga neza uwo mugabo afite itoto kabisa.
yambaye kirine tubona ko nyine asa n'amafaranga nawe noneho njye naje agapantaro kanjye kuzuye ivumbi mani agapantaro kuzuye ivumbi numva ewana nabize icyuya imitsi yana yareze nambaye icyatanu n'agashati ka kibiri nje gukomfira mu nyine byangamo ibiceri by'iyo nanjye njye gukora kapitoli nyinshi ugomba gushaka kapitoli nawe mfite ubumenyi ariko nagishora arancunaguza sha arangije nyuma y'ibigambo byose n'ibintu twaganiriye amereza konti y'amadolari 16 ibaze bro ga nesting kubera ko nayo nyine amafaranga naravuze ati ushaka ku nesting ase narebe konti ndayitwara nari ya 16 hafi aho ngaho naragenda yazamura aha ndari ryavumira kubwiraga ibivumbi ibaze kujya kureba umuntu ngo mudiringe ku mafaranga uvuye muri iriya vumbi saa 8 z'amanywa wanjye waje ku kamoto hano niyo wagera kuri moto ufite ipantaro yawe iba yuzuye ivumbi bakunda kwibaza ko umaze kwiga trading ariko se zakoreho igishoro skills ariko nta gishoro ni possibility ya mbere ishoboka ni saving yego saving ntabwo wakora saving muri umutrader ukeneye capital never kuko mu gihe umaze gusavinga umushinga bitanu igitekerezo kikakayemo amadolari 10 ukaba ati kana amadolari 10 0.01 ijyamo ikajyamo nya flipping akaba aragiye yo bwa kabiri account management nuko abantu bajya bahenda bakunda kuyivugaho ngo ntagira yo bwa gatatu nyine no gusaba support wenda runaka hari uburyo ngengeye kubwira bwa dance atari account management besta no mubwira uti yewe amafaranga more komba wenda nzajya nkungukira se cyanza yagusubiza mu gihe runaka kaduhe na Samuel twumve jewe reka mbabwire suggestion niyo ya kabiri ngiye kubabwira ni rurangiza jya kuri Google wandike ngo no deposit bonus broker who offers no deposit bonus go on YouTube on website cyangwa sometimes when I'm full of go kuvuga baramfata go on any search engine like Google Chrome or whatever whatever you search process you search for no broker who offers no deposit bonus. They're going to show you a couple brokers, like 4 or 5 brokers who offer no deposit bonus. No deposit bonus na amafaranga baguhereza kuri account yawe man. Amafaranga baguhereza kuri account ugifungura konti nyine atagushyira amafaranga. So yamva na app z'ikindi ufunga gushyira ibiceri. Mu broker ugufungura konti katagushyira amafaranga, aka amafaranga akaba afite condition. Ngati ni trading kageza hano niya kuba kabiri uzabikura profit ibintu nk'ibyo. So no deposit bonus rero ni cyiza wakora kuguhereza capital kandi kwafu. Ufite knowledge ariko adafite capital. Ufite knowledge adafite capital. Ntugiye ikibazo mwana. Umenye bwawe bwonyine ubwabwo byari ikintu. Byara amafaranga ni nk'uko ubona ko umuntu afite amabuye abiri ushobora kubitanya ugakora umuriro mbese ari amabuye yonyine ufite udafite umuriro ufite amabuye ufite n'umuriro ufite ubumenyi n'amafaranga nawe ahubwo gutekereza ku bumenyi bwawe urabukoresha mu buhe buryo kugira ngo byare icyo twita isente wowe sente rezena uyu musozi bawuduha ubuhinga w'ikawa zikora bonyera ahantu hose bana singana bari aho umuntu umwe bari ahari akajya yakasemo ibimanzi sibibona hano bari umukire wakuze araharyamanye arikwamiye ari musi ikibazo nuko apfa akabisiga
atanabyutse nibyo bibabaza ma yambabaza ko ari umukire wapfuye muri amukire yabayeho neza arya neza ibaze gupfana ubuzima bwiza ni ikibazo tara struggle n'undi zapfanje barumva kumva ni para guterura amatafari cyangwa icyakora nyine ubwonko bwawe bugomba gushyuha ugomba kubukoresha n'abisi nabo ngomba kubushyushya hano tugiye kugera n'iyi Nyagasambu Nyagasambu riri amashaka Mashari n'abavuzi ya staff nawe iryo jambo ryitangwa insigamugani yaba umuntu yasize umugani cyane asembwira insigamugani yagusekeje cyangwa umugani wisekeje gushyira umugani mugufi wisekeje gusubirana umujinya ukineza iyo boro yagusekeje nkiri umwana narabyumvishe narasetse na n'ubu ngubu iyo mbyumvishe nyine ndamwenyura hano ni Nyagasambu hano hita ku Gakira muri kuri sitasiyo kuri sitasiyo izi boro yankomye ahubwo ni la boro ngo yo muri yombi wetawe muri yombi amapingu se amaboko yombi abanyamakuru b'ikigasi bazana sirenga ubu tuvugana ayo maboko ataraye ari mu maboko ataraye ari muri yombi muri yombi amaboko ya polisi cyangwa ari mu maboko ya polisi ugahita umenya ko bamugwatiriye nyine bugwate ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize ngo umuntu ushonje atavuga ngo ni umurengwe ku gasozi keza k'imiyaga nahabo ariko ntacyanshimishije nk'inyana nahabonye niyo mpamvu nazanye ingofero ngo nyiteho njye kuragira ariko ntakinangaje nk'ukuntu inkwiriye nokurikiyeho agezi keza kamushoroza Let's get it. Small money. Ndakubwiye ati side hustle.
ageze i Kayonza ariko dukomeje kubura hoteli muri uno mujyi kabisa. Iyi ngiyi menya rero ni indi hoteli batubwiye ziri za Kingfisher kazishaka hano mu mujyi hagati. Aho ngaho twagiye muri Nyungwe kuri moto banyu. Nyungwe tuvuye Huye banyu. Kuri moto. Batari kwambaye 16. Bibazi bwo busanzwe. Ariko umuyaga. Ariko ari amakorosi iriya vlog ni iki ni? Amuru. Arabese nka ari saye. Jikubazi. Yo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya muri Kayonza ari uko hashyushye. Ubu nibwo tukijyayo. Iyi hoteli ya mbere tugiye kureba ariko ntabwo turi burare hano. Tugiye kureba niba ari heza. Uyu ni wo muduga wacu. Icyumba cya mbere nyine kirusha ibindi bwiza. Byose bimeze neza. Bakaba bamuvuga ati iki cyo cyumba ni beza barababye. Ndakwereka byose. Kundana ibisanzuye. Bisanzuye. Jano wakisha sengati.
ntabwo igihe kinye ngerageje kujyamo bitari ntabwo igihe kinye wapi hano sisi abana b'igahini biga ngo za gahini z'ukuntu bashiriyemo baba muri amadayimoni gakurura abantu ufite kuzakora icya leta ari n'umuhanga niba kuwa mbere kuva mu wa mbere primaire kugeza sixième secondaire ndamo koga mahita dere barakurya ahubwo se nyirari hoteli se uwo muntu muri kubona yari yambaye ubusa abonye twese tugera imbere iyi ni muhazi muri kuyibonera ni muhazi yose hano twanze kurara mu mujyi tujya gushaka ahantu turi burare hafi ya muhazi noneho abantu twayoboje baratuyobeje batubwira ngo hitwa Kingfish kandi Kingfish ubonye izindi nzira ntabwo twari turi kugera Kingfish wowe w'inzobe wambaye rinete ngwino mwambike impeta wowe wambaye rinete ngwino mwambike impeta sheri barishimye bagiye kugenda bamuserereza basingo twaguye ngo bazagenda bamugushingira ngo bafite umugabo ngo wari ugiye ngo mu modoka nk'ahantu bita Kingfish abo bana mubona mu modoka bo twahuriye mu nzira bavuye ku ishuri bahita batubwira ngo reka batuyobore batugezeho kuko twari twamaze kugera mu giturage muri kubona ko ari mu giturage hano se apeti twamugejeje iwabo ariko mama yahise amubwira ngo yongereze twijyanire uriya mwana ngo yakuriye ngo Kimisagara ubu ngubu uvuye mu modoka uri kumubona hariya ni iwabo muri ino video ntabwo muri bibone ariko mbere yahise amubwira ngo agaruke twijyanire ahita aza abana twarajyanye batugeze ku kiyaga fresh terana na boro twari tugeze twari twayiteranyije na Kingfish muraza kubyumva ntabwo byari byo hano ntabwo ari Kingfish kubera ari ubwa mbere twari tugize aba boro bakomeje kutubwira niho ariko ntabwo ariho Kingfish nzajyamo abereka ejo bundi yo n'umusine wundi burari yo kubanza ubinge mariko boro ni neza kabisa kiba kimeze neza iyi view ya hano ni neza kabisa cyaze
Wumvishe ko twagoswe. gute se Yo, look at the view, man. Look at the view, bro. Look at the view, man. Yo, money will get you to places, man. Money will get you peace, whatever you want in the world, man. See, crazy view right here, man. ariko uribuka cyagiye bajya kuza kugira abantu bati kirwa dukorera ibiceri babiborowinga nimugoroba saa 10 tudafite nayo kugura ubunyobwa tudafite nayo kimwana urafatira mu ugeze hano iza nk'aho gutangira gutekereza ukuntu ukiri umukene wifuzaga ibintu nk'ibi bino nakuze mbona ibintu by'abakire byana byo mu bukire byahagaze none wajya no kuri social media ukazamukira rimwe ariko byari nk'ibintu nkora nabikompara n'abasitari bo mu Rwanda nkabona ntabwo bino bintu babishobora kandi nibiye ikiri cya mbere abantu muri kure no video ngomba kumenya trading is real, man. Trading is fucking real. What's make it real is just to start. You utangiye nibwo ko trading ari urabanza ugashyira ukaraburiza kugira uzajye ugera igihe abandi bari mu kazi bari stress ba boss bari kubaganga ndakwirukana wowe kaza kwirebera amazi bityo akazi kabisa my nigga. Cheers to the good life from zero, man. Gongo ino company tatu yamayije utugiyemo ideni kujya tugera ahantu hose hari brand yawe tukamera ubuntu tiwe abakire abantu baguswa bakunda kubanga abakire si abantu azamuhane biraboro uyumva ngo bazapfa babisige ibyo biso by'byumva uzapfa bisige Hena bakoze indirimbo ejo bundi babajene ba oye inshuti ya Pazo. Bakoze indirimbo ngo komeza uyarundarunde na